kigenda semeze gute bari anagaruturanye bangira nubwo ugiye mumbikana nabo mukambira ibyacu kubera ese uriya mugore ntabwo mwimva ijye bibaho twigire muri ya gahunda nyine tubyihorere ntabwo ari urukundo bisanzwe wumva abantu bagize ngo urukundo ukumva ngo ndagukunda kandi no mu mutima bitarimo ahubwo Imana ntabwo ari isengesho ahubwo ni itegeko gukundana ni itegeko ndongenda bashuhuje mu izina rya Yesu Imana ibaho umugisha kudukurikirana buri munsi kandi ibagirire neza uyu munsi rero ndabashuhuje cyane kandi mbifuriza amahoro y'Imana abakunzi bose banjye kandi abakunzi ba SHYAKATv nitwa MUBATURANYI specials nkuko bisanzwe niba uri mushyashya kora subscribe kugira ngo uzajye ubona ibiganiro byanjye bikugeraho channel yitwa SHYAKATv murakoze cyane hanyuma mperuka turi mu kuvugana ku urukundo mu baturanyi urukundo mu bantu twese nkuko tubana ariko cyane cyane twibanze cyane ku baturanyi abaturanyi duturanye dute abaturanyi ese turagendana mu nzira zimwe turakundana koko ntago turyaryana muri iki gihe sigaye mbona urukundo rusa naho rugabanuka cyane ariyo mpamvu nahisemo kugira ngo nkomeze twibukiranye nkomeze mbabwire twibukiranye mbibutse ku bijyanye n'urukundo ese muri iki gihe ntabwo amafaranga yaba ari mu kuturutira urukundo ese ku bana ntabwo byaba birimo biturutira urukundo ndashaka mbabwire ngo kuri uyu munsi wa none twongere twibuke ibuka ubwire mugenzi wawe nawe yibuke kandi ni ukuri Imana izaduhana umugisha Imana ikunda abantu bakundana muri Bibiliya amagambo y'Imana itwigisha ntabwo ari urukundo bisanzwe wumva abantu bagize ngo urukundo ukumva ngo ndagukunda kandi no mu mutima bitarimo ahubwo Imana ntabwo ari isengesho ahubwo ni itegeko gukundana ni itegeko ubushize abantu bagiye babona ukuntu mu baturanyi babana aho twapfuye akarima k'igikoni umuturanyi akima undi imboga ziteye muri ako karima ndetse akabimwaka akabimena bivuze ngo akunda hasi akunda ubutaka yamennye mu za mboga se bivuze ngo akunda icyo yagaragaje akunda n'iki ese umuntu ufashe imboga zawe akazimena kubera ko wasoromye mu karima k'igikoni kiwe ese wambwira wamusigira umwana akamugaburira za mboga ni ikibazo dukomeze twibukiranye kandi ni ukuri nibyo byatugeza ku murongo nyawo ntabwo ari byiza yuko twazatatira igihango ntabwo ari byiza yuko twatakaza indangagaciro z'umuntu indangagaciro z'umuntu ni uko yagaragaza iby'Imana imushakaho Imana idushakaho ko dukundana mu baturanyi rero twarabigaragaje turabyerekana ariko umuntu umwe yanjye aranyandikira kuri WhatsApp yanjye arambwira ngo arakeneye yuko twakongera tukanonosora ku rukundo rujyanye n'abaturanyi rero mu kanya gatoya turaza kubereka uko abaturanyi bagendana mu kanya gatoya turaza kugenderera abaturanyi bacu muraza kubibona apana mu magambo ahubwo mu bikorwa ndabakunda cyane nkunda abantu Imana yampaye gukunda abantu ndabakunda kandi nzahora nkunda abantu Imana yo kabyara ni Imana nziza
ni Imana igira urukundo, ni Imana itwitaho. Hari igihe rero mu baturanyi ujya gusaba umuntu akantu kadafashije, urugero nk'akabiriti, akakwima ikibiriti. Ikibiriti murabiza amafaranga kigura amafaranga 20, ariko nta nubwo ikibiriti cyose uri bugitware, ahubwo urashaka umwambi umwe. Ni ukuvuga ngo ugiye guha agaciro wa mwambi, sinzi ubu buryo wawubara. Niba ikibiriti kigura amafaranga 20, fata umwambi umwe, kandi mu kibiriti harimo imyambi igera 20. Turaza gusanga umwambi uhagaze niba ari ifaranga rimwe, niba ari igice kimwe, ntabwo wuha agaciro ngo urebe agaciro kawe pe. Ahubwo umutima mubi niwe utumye cya kibiriti ukima mugenzi wawe, niwo utumye ugira ubwajaba bwo kuvuga ngo ese nimuha ikibiriti arakimaramo. Nta rukundo umufitiye, nta rukundo uri mu kugaragaza, nta mbuto umwereye. Imbuto zose nziza uzera kubera ko ukunda mugenzi wawe. Nta mbuto zitagira urukundo zibaho. Wakirira gute mugenzi wawe imbuto kandi utamukunda? Urukundo nirwo shingiro. Tugiye gufata urugendo mu kanya gatoya, muraza kubibona. Ariko jya ugerageza, abantu batarakora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane mu kwibukiranya ku by'uyu murimo w'Imana, mu kwibukiranya mu ndangagaciro z'Abanyarwanda, mu ndangagaciro z'abantu. Abenshi bumva yuko ngo abarokore aribo bakundana, nubwo abarokore wenda hari aho batakaje indangagaciro zabo, ariko noneho n'Abanyarwanda muri rusange, ndavuga Abanyarwanda kuko niho mbasha gushyika, niho mbasha kubona, niho nirirwa, niho ndara, niho mbona, amaso yanjye niho agarukira. Niyo mpamvu ndi bukoreshe Abanyarwanda twese. Kera twasanze Abanyarwanda, abaturanyi bakundana. Twasanze ba mama basabana umunyu, twasanze ba mama bakoresha ikibiriti kimwe, twasanze ba mama bagendererana bagasengerana, bagendererana bakaganira, bifurizanya ibyiza. Twasanze ba papa bicara bagatanga inka, bagahana inka. Ariko muri iki gihe ngo umuntu atakoze ubukwe kandi nabwo ari wa wundi wo mu muryango wawe ngo ntuzatanga inka, bamwe bazitanga babeshya. Umuturanyi rero usanga bamwe batamutahira n'ubukwe, ugasanga ubukwe bwabaye hano muri uyu muryango, mu muryango duturanye, nta wigeze abujyamo, nta wigeze abutaha, nta wigeze abumenya. Ese kuki utamenya uwo muturanyi? Ese buriya nuhuruza hazahurura uwo mu ntara yindi? Hazabanza wa muturanyi wawe. Icyama urukundo mu baturanyi rukongera rugasubiramo. Nimwibuke ko abana bicaraga bagasangira, nimwibuke ko umwana yafataga ingeso z'umuturanyi we, kandi agafata ingeso z'umubyeyi we, kandi akarerwa n'umuturanyi we uwo ari we wese w'umubyeyi. Ntago muri iki gihe rero abantu bakibyifuza, ntago muri iki gihe rero abantu bakibikunda. Rero reka tugende dukurikirane akavideo murebe abaturanyi muri iki gihe uko babayeho. Umuturanyi umwe arakoresha ibirori, undi ntabimenye, kandi bari mu gikari kimwe babana bisanzwe, ariko ntago yamutumiye mu birori, cyangwa se yanamutumiye ariko ntiyabyitayeho. Mugiye gukurikirana rero turebe, kandi ntugakurikirane gusa, ahubwo jya wiyibutsa. Abantu bashyashya mbabarira ukore subscribe, kandi dukorere comment tubwire uti ibi bintu mukora ni bibi cyangwa ni byiza. Imana iguhe umugisha uko uzabitekereza kose, ariko icyo watekereje kiduhe muri comments kugira ngo turebe yuko hari ikintu kirimo kumvikana mu muryango w'Abanyarwanda. Murakoze cyane, reka dukurikirane iyi video. Ese we ibintu uri kubona nawe uri kubibona? Uru rugo n'abaturanyi rugira cyangwa
baragira ariko ndabona bakaje kubafasha. None se akazi kose turakoma turi baturanyi konzi ko abaturanyi iyo habaye ikirori baza bagafasha abantu nyine abaturanyi bagenzi babo akazi kagenda neza kihuta. Uri kubibona gute? Ndabona wagira ngo ntibumvikana. Ashani wanamenya wasanga se wabyitibye amasaha nageze ibintu byose tugiye kugutunganya. Kandi hari abakobwa n'abadamu hariya hirya sinakubwira ni benshi ariko abuze n'urutekereza. None se ubwo abashyitsi nibaza biragenda bite ko mbona bataritegura? Ndabizi se cyo abaturanyi maso simbizi se ikibazo bafite gusa. Naramutse neza. Ko muri mwenyine se Betty ntawe uhari? Sharara ari mu nzu. Ndabona ibirori ari ibirori ahubwo mu kanya mu ntumire se niba hari cyangwa hari. Wabafasha se ko mbona mumeze neza? Gase ko wabugize neza waje. Ibintu dufashe. Ukurana niwe. Ukurana niwe byatari. Izuba riri hanze hasi. None se bimeze bite? Sinaguhamagaye kandi sikanga kuza. Tugenda ahubwo uri muranyereza. Ntago usuri ufasha abantu bari hano hanze gute? Bari hanagara abaturanyi banjye ntabwo ugiye mbikana nabo mukambira ibyaha. Kubera? Ese uriya mugore. Ntabwo mwimva. Ibyo bibaho twigire muri ya gahunda nyine ngo tubyihorere. Siko n'ubundi wicaye ahangaha. Ndabona wari unanegereje na meza. Niwe nari negereje wenyine rwose. Mwabyiboneye rero ngira ngo murakurikiranye mubonye abaturanyi umwe yari yakoze ikirori ariko yatumiye mugenzi we ariko undi anyuraho arigendera ajya muri gahunda ze yewe nta no kumubaza ati se yewe nagufasha iki hano nta kazi gahari. Kera ndabizi neza yuko twajyaga tujya mu baturanyi tugafatanya imirimo tukanayirebera tukanayiha ariko muri iki gihe cya none ubona ko abantu batari mu kwita ku bya bagenzi byabo. Wakurikiranye amagambo y'umuturanyi we ukuntu yavuze yumvise yuko bitamufasheho ati biriya ni ibyabo nanjye ntibazabuntahire kandi mugenzi we yaramwizeye yaramutumiye. Sorry. Umuntu wagutumiye abagukunda cyangwa se abana kuryarya ariko wowe ntabwo twitaye kuri ubwo buryarya ahubwo gira ubwitabire abone yuko yagutumiye kandi nawe ukabyemera, abone yuko yagutumiye kandi nawe ukaza ukamufasha, abone yuko witanze. Ntabwo ari byiza yuko wakereka umuntu yuko utamwitayeho. Mwiteho harya muri iki gihe ngo tuzakundana kubera ko twamaze gupfa ngo urukundo uzarugaragaza waje kunshyingura. Oya, urwo rukundo rwo kuza kunshyingura uzarwihorere, ahubwo ngaragariza urukundo nyiriho, ngaragariza urukundo nkishaka kureba, ngaragariza urukundo nkikubona. Urabyereka abandi yuko waje kunshyingura se? Ntabwo ari ngombwa, si ngombwa kugira ngo ukunde umuntu uza kumushyingura, ahubwo reka dutangire urukundo rwacu hakiri kare. Abandi urahuruza umuntu uti ndarwaye, umuturanyi wawe ukamuhuruza uti ndarwaye, ejo ntakubaza tumeze ute, ejo bundi ntakubaze ngo meze ute. Yakumva ngo ugeze mu bitaro agatangira kuvuga ngo mana, ngo Imana imfashe atazavayo ntamusuye. Ubwo iwe niki ko azavayo? Imana imfashe atazavayo ntamusuye, Imana imfashe atazavayo ntagezeyo. Ese ubwo ngubwo nyamuneka tubanze twitekerezeho, ubizi ute ko azavayo? Noneho no muri uko kuvayo urimo uramuhambirirayo, urimo urasenga isengesho
rimugumishayo ngo nagumeyo ngo byibuze namareyo ibyumweru 3 nanjye nzabanze ngendere igihe nshakiye. Oye, hurura niba uzi ngo uzajya kumushyingura jya no kumusura akiri muzima. Niba uzi ngo urateganya yuko apfuye wamushyingura jya kumusura akiri muzima. Utegereje ko umuntu apfa kugira ngo umukunde? Utegereje ko umuntu apfa kugira ngo uvuge ibigwi bye? Utegereje ko umuntu ibi biteye agahinda. Ntabwo umuntu akiyumva mundi. Abantu barabinyamaswa. Uratanga uburozi ku mwana w'umuturanyi. Ese wabubanjije ukabuha wawe? Kuri umuntu w'umuhanga, kuri umuhanga cyane wo gutanga uburozi, wabuhaye umwana wawe abantu bakamenya yuko uri umuhanga. Ese kufite ingeso zo kujya ndabyita iki, kuroga business za bagenzi bawe. Ese kuri mu kuroga abagenzi bawe ngo bave muri business, wabanje ukaroga iyawe kugira ngo ugaragaze ko uri umuhanga? Ufite uburozi butaraza, ngo ufite uburozi budaraza. Banzirizi wawe, heri wawe, tumenye ko uri umuhanga, tumenye ko ufite urwo rukundo rwo kugira ngo banzi wawe. Wasanga n'abarozi bajya bigamba bati tugira urukundo cyangwa tugira ubuhanga bwo kuroga cyane, ariko mu by'ukuri ntabwo dukeneye ibyo. Dukeneye ko ukora umurimo w'Imana. Imana niyo yakuremye. Imana ishatse yaguhanagura. Imana ishatse yagukura ku isi. Imana ishatse yakuvanaho abantu bakakubura bakanakwibagirwa. Witubeshya, wituryarya, ntawe ukeneye uburyarya bwawe. Uwo wanze bimwereke, wongere bibwira Imana uti ndamwanga. Imana yongere iba counseling. Uravuga ngo uzamufasha ejo ni ryari? Murakoze cyane rero. Imana ibahe umugisha abantu bankurikiranye kandi bakurikiranye video. Mukomeze mukore subscribe, mukore like, mukore na share, mudutera inkunga, mugerageze kudutera inkunga kandi mutwishimire. Nukuri ndabakunda cyane, ndabishimira cyane kandi Imana ibikomeze. Murakoze cyane.